iyo tugiye gusoma dad ifite sukuni tuyisoma gute? Cyangwa se ifite fatha. Dad ifite fatha nk'urugero dushobora gusoma ghayril maghdubi alayhim ntabwo turaza gusoma ngo tuze gusoma usa nkaho ugiye kufungura iriya dad, kuko sinabyita kari nko kuyibyibushya. Ariko iyo ushatse kuyibyibushya urasoma ijya kuba o, ijya kumera nka o, kubera ko washatse kuyibyibushya cyane. Nibyo izi nyuguti zirabyibuha, ariko hari ibyo tugomba kwitondera. Tugomba kwitondera iki? Tugomba kwitondera ko tutaza gukoresha iki? Tutaza gukoresha umunwa. Urugero, niba tugiye gusoma, urugero dufate hano kuri sad, dad nayo turaza kuyireba nkuko yarabitanze mu rugero wa amilu salihat. Nimba ugiye gusoma wa amilu salihat, ubusanzwe mu nyuguti z'umunwa ntabwo dusangamo ihe nyuguti, ntabwo dusangamo sad. Icyo gihe nujya gusoma wa amilu salihat, tayari iyo sad ugiye kuyigira inyuguti y'umunwa, kandi nta nubwo ifite dhamma, wenda ku buryo wavuga ngo ifite dhamma. Ahubwo nujya gusoma wa amilu urumva iyo sad itasa nkaho ugiye kuyihereza dhamma, urumva udasa nkaho ugiye kuyihereza dhamma. Nujya gusoma wa amilu ariko ushobora kwibaza, ni ko ndimo gusoma gutya kandi tukaba tumaze kubona ko sad ishobora kuba ari inyuguti yo ku nsonga y'ururimi, cyangwa se inyuguti ishobora gusohokera ku nda y'amenyo y'imbere. Icyo gihe ntabwo ushobora gutekereza icyo kintu ngo umenye ese ndayisoma gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وتوفيقا اللهم آمين. Nkuko bisanzwe ni isomo ngaruka cy'umweru, isomo rya tahsinu tilawa, isomo ryiza, isomo rimaze gufasha benshi, uko tugenda tubibona, uko tugenda tubigaragarizwa n'abarimu benshi cyangwa abasomyi benshi, abo tugenda duhura nabo cyangwa se abo tuganira nabo kuri WhatsApp, bagenda batubwira ko iri somo ribafasha cyane, ku buryo niyo tutabashije kurisohora ku bw'izindi gahunda barimo kutubaza kubera iki byagenze gute. Bityo nkuko twabibabwiye, nimwe muduha imbaraga zo gukora, nimwe muduha imbaraga zo kuza hano kuri kamera tukigisha. Mudahari, mutatweretse ko mudushyigikiye, ntabwo aya masomo twayakora. Bityo turabashimira cyane mwese aho muherereye. Nkuko twagiye tubibasaba kenshi, ko buri musomyi wese, buri mwarimu wese ufite ikibazo ku masomo twarigishije, abaye atarayasobanukiwe neza, afite uburenganzira bwo kutubaza akatubwira ko atigeze asobanukirwa neza amasomo twatanze, tukaba twamusubiriramo. Cyangwa se ushobora no kumva uko twasobanuye ikintu ukumva gitandukanye nuko wari ukizi, ariko ntukagire ubwoba bwo kubaza. Twebwe turi hano kugira ngo twigishe abana b'Abanyarwanda basobanukirwe gusoma Qur'ani neza, Qur'ani isukuye, Qur'ani gusoma inyuguti neza cyane. Dusabe Allah yuko natwe yaduha imbaraga zo gukomeza kwigisha. Allahumma amin. Bityo hari umuvandimwe watwandikiye atubwira adusobanuza ku masomo amwe twagiye twigisha, twarayigishije, ariko ntibivuze ko mu gihe adasobanukiwe cyangwa se agize akantu gato
ashaka gusobanuza ntibivuze ko atakabaza ngo tube twamusobanurira neza byimbitse. Tugiye gufata nk'iminota 2 kugira ngo twumve uko yabajije ikibazo, hanyuma insha Allah natwe dukurikire, hanyuma turaza kuza kumukosora nyuma insha Allah. Bismillah. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumeza mute Sheikh? Naam, sasa nukuvuga ngo mbahereje aka video, naam ndagira ngo insha Allah Ustadi Uthmani azagiye gute ne ubazaza dusobanurire kugerekeranye n'uburyo n'ubundi yego hari bamwe mu basomyi n'ubundi usanga izi nyuguti za tafkhim ndetse na tarqiq, izi nyuguti ziryoha ndetse n'izi zinamuka uburyo by'umwihariko zirasugirwa uburyo hari bamwe mu basomyi n'ubundi usanga nyine batazisoma kimwe. Yego nk'ubu harimo abo wumva nyine byo bazibyibushye cyane, mbese nyine ukumva yuko ari no kuzinyuza cyangwa se ari kuzishisha hehe ku nyuma, sibyo? Noneho hakaba n'ubundi n'abandi nabo usanga wumva ari barasoma ariko nyine ukumva arazisoma nyine byo kumva ziri guturuka ku rurimi ariko zidaturutse ku minwa. Ubwo rero nyine no kuvuga ngo tuno video cyangwa se aka kavideo no kuvuga ngo karimo abasomyi babiri, karimo abasomyi babiri niko nabikoze. Uwa mbere rero nyine no kuvuga ngo urugero nk'inyuguti ya Sad ayigenda nyine ni Hudhayf arayisoma ukumva kabisa yibana ikigihuje byatari, ukumva nyine ayikoye hehe no ku munwa. Ese no kuvuga ngo ubwo byumvikana wenda yuko wenda ubwo ibitabo nyine ubwo wenda se cyatajwidi yuko wenda biratandukanye cyangwa se ahari wenda igitandukanye n'abantu mu misomere yabo. Naam, barakabafikum. Naam, ubwo rero no kuvuga ngo undi musomyi wundi nashyizeho nyine muri ya Yahya we nyine Sadi umva yuko nyine ayisoma neza nyine ayoroheje ayibyibushya ariko nyine ntabwo ayibyibushye cyane nyine ngo akajya cyangwa se wenda kumva yuko nayikura hehe ku munwa. Naam, so ubwo rero muri make no kuvuga ngo tugarutse kuri musomyi Hudhayf, Hudhayf rwose no kuvuga ngo iriya nyuguti ya Sadi ndetse na Dad ndetse izindi nyuguti zindi n'izihera izo ngizo by'umwihariko ariko noneho iyo ugeze ku nyuguti ya Sadi Allahu akbar ngo amilu salihat Allah kuneza ukumva kabisa yuko yigize gute ayikuye ku munwa. So ubwo rero bivuze ngo ari naho ntabwo nanone ubwo ndacyarimo ndasobanuza mu rwego kugira ngo yansobanukirwe barakabafikum. Yani ubwo kugira ngo umenye ese twebwe dukoresha wenda igitabo cyanditswe nande se sibyo? Yego mu rwego mbese ni kugira shaka barakabafikum ndi kugira ngo yansobanukirwe. Ntabwo ndi muri babandi usanga baza agamije ibindi oya ndi kubaza rwose ibana nkomeje kubaza kandi by'umwihariko izi nyuguti kabisa kuko izi nyuguti nizo wumva yuko ibana n'abasomyi nyine usanga nyine batagira gute batazisoma rumwe cyangwa se batasoma kimwe. Naam, shukran wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko afwan ndanibaza kandi kantu gatoya kidogo samahani no kuvuga ngo ko uriya mugabo Ibn Jazari nkuko ngo yabigaragaje mu gitabo cye, ntabwo nanjye ndimo ndonga nyine mu byo Sheikh Uthmani nyine yahoze nyine avuga nyine asobanura nyine. Ntabwo Ibn Jazari nuko yavuze ngo mu gitabo cye agaragaza nyine avuga yuko ngo zino nyuguti zibyibuha ngo zirabyibuha ngo ariko ntabwo zibyibuha cyane cyangwa se ntabwo zibyibushye cyane ngo kabye. Naam, mu gitabo cya Ibn Jazari nyine Ibn Jazari naam niko ngo yararimo arasobanura nyine izi nyuguti nyine zibyibuha. Hanyuma noneho nanjye ubwo nkahita nibaza byo nyine gute hari bamwe mu basomyi nyine usanga bumva nyine basoma ukumva nyine izo nyuguti zibyibuha ukumva barazikariza cyane, abandi nyine ukumva barazibyibushye. Yego nibyo ariko bakazibyibushya bazoroheje nyine. Naam, ese ubwo ikibazo ubwo cyaba kirahagana ese ikibazo wenda hari ibitabo wenda byaba biri nko mu bwoko nka buriya urugero wenda harimo igitabo cya Ibn Jazari wenda we akaba yaravuze yuko za nyuguti zigomba kuba ariko ntizikabirwe cyangwa se nyine ntizikabirizwe cyane. Noneho wenda akaba wenda n'ikindi gitabo cy'undi mumenyi wenda mu gusobanura byerekeranye na tajwidi wenda we waba barasobanuye yuko izi nyuguti zibyibuha wenda zigakabirizwa cyane. Ntabwo iyo muri cyo ndimo nagira ngo mbe namenya barakabafikum. Nkuko mwumvishe ikibazo yabajije ari gusobanuza ku nyuguti Sad na Dad n'izindi nyuguti abantu bagenda basoma bagakoresha umunwa. Habamo na ta cyane cyane zikunda kuboneka kuri izi nyuguti za hurufu al-isti'la, ariko cyane cyane we ari kubaza kuri Sad na Dad. Hano kuri Sad na Dad ubundi ntabwo tugomba gukoresha umunwa. Izi nyuguti ebyiri ntabwo dukoresha umunwa. Dukoresha umunwa ryari? Nkuko twabyiza dukoresha umunwa igihe zifite dhamma. Igihe zifite dhamma, zaba zifite sukun cyangwa se fatha cyangwa se kasra, ntabwo twemerewe gukoresha umunwa. Nkuko muri makharijul huruf Ibn al-Jazari yabisobanuye, ubundi izi nyuguti mu gitabo cya Ayman Rushdi mu gitabo yasobanuye
azita al-hurufu al-asaliya, hurufu al-asaliya, cyangwa se ukaba wazita hurufu as-safir, hurufu as-safir cyangwa se hurufu al-asaliya. Izi hurufu as-safir ubundi tumaze tumenye zisohokera. Numara kumenya aho izi nyuguti zisohokera, nawe ubwawe urahita wiha igisubizo cyo kuntu ushobora gusoma. Cyane cyane turi gusobanura sad, kubera ko sad iboneka muri hurufu as-safir, sad, za na sin. Inyuguti za hurufu as-safir ni inyuguti eshatu, ubundi zitwa ngo ni inyuguti zivugirwa ku isonga y'ururimi. Inyuguti zivugirwa ku isonga y'ururimi hamwe no kunda y'imbere, kunda y'amenyo y'imbere yo hejuru na gato ku menyo y'imbere yo hasi. Ubwo zitwa hurufu as-safir cyangwa se hurufu al-asaliya, ariko hano turimo kura zisohokera. Aho zisohokera ubundi ni inyuguti zivugwa nk'agafirimbi, zitwa kari inyuguti z'agafirimbi cyangwa se inyuguti zo kuvugiriza. Nkuko twabibonye ko Ibn al-Jazari cyangwa se Ayman Rushdi nawe azita kari hurufu al-asaliya. Ubwo icyo aho zisohokera ni sad, na za na sin. Harimo inyuguti isohokera ku nsonga y'ururimi, hakaboneka inyuguti isohokera ku nda y'amenyo y'imbere yo hejuru, hakagira n'indi nyuguti isohokera ho gatoya ku menyo y'imbere yo hasi. Icyo kintu sinzi nimba kirimo kumvikana. Niyo mpamvu ziswe hurufu al-asaliya, kuko zigaragara ku isonga y'ururimi. Urugero, niba tugiye gusoma urugero, dufate hano kuri sad, dad nayo turaza kuyireba nkuko yarabitanze mu rugero wa amilu salihat. Nimba ugiye gusoma wa amilu salihat, ubusanzwe mu nyuguti z'umunwa ntabwo dusangamo inyuguti, ntabwo dusangamo sad. Icyo gihe nujya gusoma wa amilu salihat, tayari iyo sad ugiye kuyigira inyuguti y'umunwa, kandi nta nubwo ifite dhamma, wenda ku buryo wavuga ngo ifite dhamma. Ahubwo nujya gusoma wa amilu, urumva iyo sad utasa nkaho ugiye kuyihereza dhamma, nujya gusoma wa amilu ariko ushobora kwibaza, ni ko ndimo gusoma gutya kandi twaba tumaze kubona ko sad ushobora kuba ari inyuguti yo ku nsonga y'ururimi, cyangwa se inyuguti ishobora gusohokera ku nda y'amenyo y'imbere. Icyo gihe ntabwo ushobora gutekereza icyo kintu ngo umenye se ndayisoma gute. Niba tugomba gusoma sad, ko tugomba gusoma sad na sin na za, tugomba kuzisoma ku buryo tutaza kuza gukoresha umunwa mu gihe zidafite dhamma. Tumaze kubona urugero wa amilu nagari urabona umunwa ukuntu urimo gukora abantu benshi iryo kosa bararikora. Umwana akagenda cyangwa se umusomyi akagenda agasoma akajya muri musabaka mpuzamahanga cyangwa se musabaka zigiye zitandukanye, aya makosa nk'aya ngaya baba bayareba. Hari umuntu uba urimo kureba uburyo urimo urakoresha umunwa wawe, ndetse niyo ntaba narimo kukureba ku munwa bihita bigaragara ko iyo nyuguti irimo kuyikoresha ku munwa. Niyo ntaba nari kukureba wa amilu ubundi tugiye no kubireba mu nyandiko, ahango ushobora gusanga uri no gusoma uri no kongeramo inyuguti itarimo ari no gusoma ubwo urumva ahango harimo sad, ugiye no kongeramo wawe. Inyuguti zimaze kuba zingahe? Zimaze kuba ebyiri. Ariko nusoma ugasoma sad, ugasoma wa amilu iyo ngiyo niyo sad. Inna hadha la fi uyitandukanye na sin. Sin ndavuga kuri kuyibyibushya,
aho zitandukanira zishobora kuba zifite aho zihurira nk'uko twabyize muri makharijul huruf ni inyuguti nk'uko twayibonye, imwe ushobora kuyibona ku isonga y'ururimi, indi ukayibona ku nda y'amenyo y'imbere, indi ukayibona gutya nk'uko twagiye tubivuga. Ariko muri sifatul huruf ziratandukana. Muri sifatul huruf zirakora iki? Ziraza gukora iki? Ziraza gutandukana. Kubera ko muri sifatul huruf turaza turasangamo isti'la na istifal. Isti'la na istifal, ahangaha sin iraza kuza muri istifal, sad iraza kuza muri isti'la. Niyo mpamvu nsomye urugero inna hadha la fi as-suhuf al-ula, kugira ngo utandukanye iyo sin iyo sad utandukanye na sin, utaza kumva ukagira ngo nsomye sin. Sin iyo tugisoma, sin ni inyuguti tutagomba kubyibushya. Biba ari sin iriho tukasoma su. Urumva iyo ngiyo nta nubwo ibyibushye. Ariko kubera ko ari sad, inna hadha la fi su uko niko tugomba gusoma sad. Nta bundi buryo ibyo umuvandimwe arimo kubaza ese ngo twiga ngo ibitabo bya bitandukanye cyangwa se nibyo ibitabo bya tajwid biratandukanye. Nkuko hari igitabo cya sharh tuhfatul atfal, hari jazariya, hari shatibiya, hari ibitabo byinshi cyane, byinshi. Ariko muri ibyo bitabo byose na hamwe uzasanga bakubwira ngo kuri sad cyangwa se kuri dad tugomba gukoresha umunwa. Ikindi mvugaho we yatanze urugero kuri sad gusa, ariko ahandi mvuga ni kuri dad. Nkuko yavuze ko ari ku nyuguti ebyiri, ariko urugero yarudahe kuri sad gusa. Kuri dad hari abantu usanga ajya gusoma dad ntagakoresha umunwa. Min fadlihim fadlihim iyo dad usanga ugiye kwishyiraho dhamma, nubwo ari itmamul haraka, ari dhamma ituzuye, ariko hango ugiye gushyiraho dhamma kubera ko washatse gukoresha iki? Washatse gukoresha umunwa. Iyo tugiye gusoma dad ifite sukuni tuyisoma gute? Cyangwa se ifite fatha. Dad ifite fatha, nk'urugero dushobora gusoma ghayril maghdubi alayhim walad ntabwo turaza gusoma ngo tuze gusoma usa nkaho ugiye gufungura iriya dad, kuko sinabyita kari nko kuyibyibushya. Ariko iyo ushatse kuyibyibushya urasoma ijya kuba o, ijya kumera nka o, kubera ko washatse kuyibyibushya cyane. Nibyo izi nyuguti zirabyibuha, ariko hari ibyo tugomba kwitondera. Tugomba kwitondera iki? Tugomba kwitondera ko tutaza gukoresha iki? Tutaza gukoresha umunwa. Ugasoma ghayril maghdubi alayhim walad nagari abantu turabumva abantu basoma gutyo. Niyo mpamvu tugomba kwitonda tugasoma neza izi nyuguti uko ari ebyiri, kuko nta na rimwe nta hamwe uzigera ukoresha umunwa kuri izi nyuguti ebyiri, keretse igihe zifite dhamma gusa. ضاد في السكون هو الذي خلق السماوات والأرض cyane ni ضاد n'abantu benshi kwihagararaho birabagora, agahagarara kujya kumva ijwi rirasohotse wal ard. Icyo nacyo mboneraho mitanyikosora. ضاد turasoma ضاد ikabyibuha kwa ko ari harfu al-isti'la, harfu al-musta'liya, ariko ntabwo ijwi rya dad riraza kuza gusohoka ngo ube wowe yumva gusa ibyibushye mu kanwa. Wal ard ntabwo ijwi risohoka ngo ard. Icyo nacyo insha Allah tukijyane. Hanyuma ibyo nari mfite byo gusubiza uyu muvandimwe byari ibyo ngibyo. Bityo insha Allah n'undi wese ushobora kugira ikibazo yatwegera akatubaza neza ku somo twigishije. Twege turi tayari, nta kibazo dufite, ntawe dutunya gusubiza, kubera ko ibi byose tubikora kubera mwebwe, nta bandi tubikorera.
iki cyari icyambere cyo gusubiza uyu muvandimwe wacu. Insha Allah ubu ngubu icyo dukurikijeho ni ukumva umuvandimwe wacu watwoherereje amajwi arimo gusoma kugira ngo tubashe kumukosora, insha Allah. Yangane nshakisha ahantu yatwereje amajwi ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Arakoze cyane. Ahangaha nta nubwo tubibuze kuhatinda, no kumukosoraho utuntu dutatu twonyine. Nkuko mubyumvishe asomye aya ziboneka muri suratul Nisa'i. Ikosa rya mbere ni arasomye ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, hano kuri wa khalaqa minha twaje tuyibona kenshi. Wow, harfu almustafila ilisomo buri munsi uko tugiye gukora tahsin, buri munsi uko tugiye gukora tahsin ahangaha turabivuga. Wa arasomye wa khalaqa minha, mukurikire neza. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. Izo nyuguti uko ari eshatu, iya mbere muvijwe nasomye wa khalaqa minha, icya mbere wawu twabonye ko ari harfu almustafila, kha tubona ko ari harfu almusta'liya, tushobora kuyisanga muri harfu almusta'liya, ndetse na qaf tukayisanga muri hurufu almusta'liya. Niyo mpamvu ugomba koroshya waw ukabyibusha kha ukabyibusha lam nayo ni yingi kwa ko yoroshe iturayoroshya nayo turaza kuyibara muri harfu almustafila. Wa khalaqa wa khalaqa, urumva lam nayo isigenderamo muri hagati ya kha na qaf, nayo isibyibuha. Gute byibuha? Ni kuvuga izi nyuguti zose uko arenye, iya mbere ni waw turaza kuyoroshya, kha nayo turaza kuza kuyibyibusha, lam turaza kuza kuyoroshya, qaf turayibyibusha. Ngo turasoma gute? Wa khalaqa minha wa khalaqa wa khalaqa minha wa khalaqa minha wa khalaqa minha. Iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri ni wal arham. Twabonye twiga ra na Ustad Khalid nawe yarabyigishije, arimo kwigisha kuri tafkhim. Ra tugomba gusoma ra ikumvikana. Ra ikiya bifite cyari cyo cyose ntugomba gusoma ra igakora iki ikumvikana, kugira ngo nubaza umuntu ari we wese kwamubaza hano hari izihe nyuguti ahita kubwira ngo hari izi nyuguti zimeze gutya na gutya. Hano wal arham, wal ar tusoma hamza fatha ra sukun ar, hamza fatha ra sukun ar, wal arham wal arham. Ugomba gusoma ku buryo umuntu wese urabyumva, niyo yaba atarasoma izo nyuguti ahita kubwira ati ndukumvira ari ra akayimenya.
umuntu arasoma uhana akamenya ngiriya ni ra ariko nusoma wal awham hari abantu babikora gutyo agashaka kubyibushya cyane iriya ra ngo nuko nyine ngari tafkhim ngo nuko ndayibyibushya nibyo urayibyibushya ariko kubyibushya ntabwo bisobanuye ngo ureke kuyigaragaza ureke kuyumvikanisha irabyibuha ariko nubundi ize kumvikana. Nibyo ngibyo rero twari dufite kumukosora. Imiryango irafunguye kuri buri wari we wese wifuza ko tumukosora. Ntutinye, ntugire ikibazo, ushobora kutwereza voice yawe, ntabwo tuvuga amazina, twege tugaplayinga gusa, hanyuma insha Allah ifaida ikagenda yiyongera. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.